سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله وبه نستعين ونصلي ونسلم على حبيبنا مصطفى محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. nyuma y'indamutso nziza dukomeje kubanza izina ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala muri gahunda zacu za buri munsi, ni nawe twiringira mu buzima bwacu bwa buri munsi. Amahoro n'imigisha bisakare intumwa y'Imana n'abiwe n'abasangirangendo be n'abamukurikiye n'abazamukurikiza. Ndagira ngo tuganire kuri iki kintu abantu benshi batajya batekerezaho. Burya man sadaqa ma'a Allah sadaqa Allahu ma'ah, wa man sadaqa Allahu ma'ahu fataha Allahu bifathi la ya'lamuhu illa huwa subhanahu wa ta'ala. Umuntu uzakora ikintu kubera Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azabibona, kandi uwo Allah azabona ko yakoze ikintu kubera we azamufungurira imiryango yose ishoboka, nta wundi ushobora kuyimenya usibye Allah subhanahu wa ta'ala. Sulaiman alayhi salam, umuhungu wa Dawud alayhi salam, igihe yazanirwaga ingamiya cyangwa se ifarasi, ishevari, zaje kumushimisha, zari ishavari z'akataraboneka, zikomeye, zifite imbaraga kandi zifite uburanga bwiza, nk'uko umuntu ashobora kubona imodoka ziri fakhma cyangwa se luxury cars, cyangwa se zino modoka zihambaye cyangwa se zihenze. Aza kuzibona ziramushimisha, biza kumwibagiza kwibuka Allah subhanahu wa ta'ala. Abyibutse ahita bireka kubera Allah subhanahu wa ta'ala, aravuga ati njyewe kubera ibintu byatumye byandangaje ndabiretse kubera Allah. Muri aya baratubwira ati ko yahamagaye abantu rudduha alayhi, aravuga ati muzinzanire, fatafiqa mashan bisuqi wal a'naq, atangira kuzishyiraho inenge cyangwa se arazitemagura. Ingororano ye yabaye iyihe? Allah yamushumbushije ikintu kitigeze gihabwa n'uwo ari we wese. Izo chevari cyangwa se izo farasi zari bumufashe gutembera ahantu bakoreshaga ukwezi kugenda, ukwezi kugaruka, we hakoreshaga igitondo n'ikigoroba. Muri aya baratubwira ati ghuduha shahrun wa rawahuha shahr, Allah yamuhaye umuyaga kari we uzaba transport kuri we. Ni nawe muntu wa mbere wagize icyo bita Air Force cyangwa se ingabo zirwanira mu kirere. Yajyaga ku tapi, yari afite itapi nini cyane ijyaho majini arenga 70 mu ngabo ze, n'abantu barenga 70 mu ngabo ze bagafata ikirere. Ibyo ni ibihembo Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala yamuhaye kubera kwirengagiza ibintu. Dusubira kuri as-sahabiyul jalil cyangwa se abasahaba muri rusange ridwanullahi alayhim, bataye ibyabo imaka bakurikira Allah n'intumwa ye, batakaza inzu zabo, imitungo yabo, imirima yabo. Allah abashumbusha isi yose, nibo bantu bonyine bayoboye isi mu gihe abandi byo bose byabananiye, ngira ngo na Hitler byaramunaniye. Ibyo byose ni ibintu umuntu wese iyo aramutse aretse ikintu kubera Allah, Allah amushumbusha icyiza kurushaho. Ibangahe tuzi mu banyarwanda cyangwa se mu bantu muri rusange baretse akazi kubera ko kabambika ubusa, baretse akazi kubera ko kababangamira mu myemerere yabo, baretse akazi kubera ko bashaka ko bakuraho ubwanwa, ariko nyuma yaho Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala akabashumbusha akazi keza, ndetse n'umwanya bari bahawe bakawuhabwa, ibyo byose babifite. Ubw'ibyo rero muvandimwe mu Islam, nuharira umutima wawe, nuharira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, ukumva ko nta kindi kintu wakora, cyangwa se ukumva ko wareka buri kimwe kubera Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azagushumbusha byinshi byiza. Kandi walillahi khazainus samawati wal ard, Allah niwe ufite ibigega by'ubukungu haba mu kirere cyangwa se mu ijuru ndetse no ku isi. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ibitagize icyo bikubwira nta nubwo byanaguhindura.